Yes, reka mwese tubahe ikaze by'umwihariko mwe mukunda filimi Inzira y'umusaraba, ndetse namwe niba umaze gukanda kuri video menya ko turi kumwe n'umukobwa mwiza imbere ya kamera, aho tugiye gusesengura ibigendanye n'inzira y'umusaraba. Uwo bita Fabiola bamaze kumufungirana muri douche, amarira ni yose. Gusa nanone uwo bita Iribagiza akaba yamaze kuvumbura ko bamukingiranye, naho uwo bita Rugema nyuma yo gutahuka yahize Fabiola yamubuze. Ariko uyu munsi amatsiko mufite ibyo mwifuza kumenya byose, uyu mwana w'umukobwa uri imbere hano agiye kutuvira imuzi n'umuzingo, tugende tunagana ariko mo gake gake. Ariko narababwira niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka ukande subscribe. Reka tuhanze tumuhe ikaze, bamwita Esther, ubundi adutangire uko inzira y'umusaraba yatangiye episode. Tugeze kuri episode ya 14 season ya 2, agiye kudutangira uko yatangiye, ubundi tubone gutangira kuryoherwa. Banza umbwe niba umeze neza. Meze neza. Abantu muri comment baragukunze. Nanjye ndabakunda cyane. Rero episode y'uyu munsi ya 14 kuko uyu munsi ndagira ngo tuvuge uko episode yatangiye, tuze no kureba ukuntu ejo ku munsi ejo cyase episode ndiri buze gusohoka uko ibuze kubimeze. Turugero muri make uko yatangiye. Nkuko yabibasobanuriye ni episode ya 14, tugiye kuyisobanura nkuko ari ibintu bisanzwe. Kandi mugenzi niba utarakora subscribe babyondeho mubyondeho wa mugani w'abarundi n'ugupyonda tukava ku 2,000 tukagera hafi 10,000 nibura cyane, sibyo rata? Yego, niko bimeze. Ngo rero yatangiye gute rero filimi Inzira y'umusaraba? Ukuntu yatangiye twatangiye turi hano kwa Kamarade. Kamarade ubwo bari barimo gusobanuza umusaza uko bazakoresha umuti yababwiye ngo ikero ukuntu yababwiye gatatu ganisha kuri ku byumweru bitatu. Ukuntu yabasobanuriraga uko umuti bazawukoresha. Ukuntu umuti bazawukoresha, bazafata akayiko twatuyiko mukoresha mu isukari. Nitwo muzakoresha. Ubwo nimvuga muzakoresha mwumve ko ari Kamarade. Yego. Bafate umuti mukeya bavange. Ni gutyo rero yabasobanuriraga. Twakomeje uretse gukomeza twiganiremo gakeya. Uriya muti bizakunda yenda nabonye bigoye. Esther nabonye bigoye kuvuga turiya muti bazawugeza kwa Iribagiza bawumuhe. Njyewe ukuntu ku giti cyawe uri kumva uriya muti uzamugeraho gute? Mbwiza ukuri ntumbeshye. Ntago nkubeshya kuko njyewe nkunda Inzira y'umusaraba kandi ndayikurikirana 2 kuri 2. Njyewe noneho kigusenye nyikurikirana 5 kuri 5. Wombwira rero ibintu byo muti ukuntu bizagisha. Ngiye sinzi ko bazawugeza kwa Rugema muri rugo. Sinzi. Ngo tubwire wenda uko byumva ukuntu uzagerayo umuti bakawugezayo. Njyewe ukuntu mbibona uriya muti bazawugezayo. Kuko urugendo batangiye urumva nicyo kirimo kumesha imbaraga zo kuvuga kwizera nyine. Ubwo ko bazagenda bagahita bya bigabo byo kuri moto bigahita biwubaka. Ariko hari ahantu warahabonye? Narahabonye. Hari anari ko bagiye gutanga uretse mu kiganiro cy'ejo noneho urambara abantu bari kuri moto bazaba ari hano. Bazabazana hano. Bazaba bari hano aha ngaha mbere ya kamera aho ngaho uri rwose. Ejo bazaba bahari. Gusa nyine bari abantu bakuri moto bari kuntera ubwoba cyane. Ejo azaza bitubwire, atubwire ukuntu system izabihagaze, ukuntu bazawufata cyane. Nta kizere mfite yuko Iribagiza azabona uriya muti. Njyewe mfite icyizere ko ariko noneho ibaze nawe ubona akivuga ko imitungo barimo yose ariye iwabo, akivuga ukuntu bamwiciye ababyeyi. Numva bitarenze. Birarenze. Ariko se ndimo kuyireba imbere ukuntu izaba irimo kurangira. Gusa nanone ngasenga nkavuga ati Imana uzamfasha Iribagiza atazafata aribuka. Noneho reba ukuntu noneho uwo bita Isimbi yamaze kugaragaza ko atwite Imana ishobora byose. Shangiye nahise ndakara rwose navuze ati akavuze ahantu Isimbi arimo kugaragaza ko atwite nababaye. Nanjye byambabaje. Noneho ukuntu yavuze yuko ari iya Cyusa. Ubu se bizagenda nshuti zanjye, reka mbabaze, bizagenda bite Cyusa namenya ko yateye inda Isimbi?
ese azaba akibanye na Iribagiza reka tuzabireba bazabana njye mbona bari abantu utamenya hoya njyewe ukuntu ndimo kubibona Iribagiza niyibuka akamenya yuko ko iriya mitungo barimo ari iwabo ese azaba akibanye na Cyusa cyangwa azakurikirana imitungo y'iwabo azigira muri Amerika bareke comment inshuti zanjye njye mba numva azigira muri Amerika agakundana nawe bakigendera bakabisiga agasiga imitungo ntago byashoboka umva yewe ntago byashoboka yewe namaze kubibona birisengera amaze kubona nawe ati bagomba kugira gute kwibanira rwose kazaba ureba bahite bigendera ati babisiga byose ese uko ubona nanjye reka nkubaze mbaza nari ndagusubiza nta kibazo uko ubona Rugema azabona Fabiola ese Fabiola azava muri dushe gute umva ukuntu ngiye numva azavamo uri kumva kari agakozi ko mu rugo ni inshuti yako ni inshuti ye magara ngiye mba numva ari uzamucikisha agahita yigendera ntazagaruke no muri rwa rugo akajya kwibana hehe se kandi nanze afite azajya gushaka ubundi buzima none se umuntu abashingirije ubuzima ku muntu umwe gusa tukiri aho ngaho ko Iribagiza yatahuye aho Fabiola ari aho nazabibwira Kanyana yigusha nanjye nicyo kibazo mfite none se ubwo nibimara kumenyekana kandi shaka Kanyana nagira umutima mwiza umva noneho mana shumva noneho sinzi pe nanjye cyakora hari ahantu hahise hanera ubwoba ndavuga ni mana yanjye sinzi none se hari anagize ikibazo nanjye nakigizeho cyane nyibazaho aho mama Isimba azatahura yuko Rugema ari we wateye Fabiola inda bizagenda bite simbizi azaca wambaye hariya aho nanjye ubwo uboneye ubwoba ndacyakubaza aho Cyusa arimo gutahura umukozi w'iwabo ko arimo gutwara amagambo akayabwira ba Fabiola we baramukubita ahubwo njye ndi Cyusa njye nahita mwirukana uzi ukuntu njye nahise nishima aho Cyusa amenye ko umukozi w'iwabo arimo gutwara amagambo ikibazo filime irahita ibiha kandi njye nashaka ko batabimenya wiya njye nshaka ko Cyusa agomba kumenya ko umukozi abantu twumvikana mumbwire uriya mukozi nibamenya yuko atwara amagambo ya Fabiola akayabwira Fabiola ndetse na mama Simbi bizagenda bite abantu dufatanyije urugendo ndabakunze cyane mukora subscribe giraho like share na comment ari cyane nutwo tuntu ujye utunagaho nyamuneka ese nanone ndakibaza cyane kandi nkubaza ese Isimbi ndamugarutseho bizagenda bite hari ahantu ko yavuze ngo arashaka kuzabana na Cyusa kandi akaba anatwita agaragaza ibimenyetso mbere batarabana nose se afite inda ye nyine afite inda ye none se nahitamo Iribagiza ariko agomba kurera umwana ariko reka mubwire ikindi kintu nabonye gishoboka uri kumva iriya ndizava ureba simbikubwiye izavamo ntumbaze umuntu wabimbwiye ariko izavamo ntago nakubaza umuntu wabikubwiye kuko iriya filimi umuntu ushishoza kandi agakunda filimi akayikurikirana uhita ureba ibiri imbere gusa nyine ibintu bya filime ni filimi gusa biranagora no kubimenya noneho aho bigeze biragoye kuko nanjye ndibaza ahantu tugeze hano kuri iki gice cya 14 ahangaha aho Isimbi bamubazaga ngo ninde waguteye ndakavuga ko ari Cyusa nahise nkeka ndavuga ati bitewe n'ukuntu mama we afata murumuna we ari we Fabiola nawe niko bizagenda azamenya yuko ko umwana we yatewe inda kandi ari nawe Cyusa nasubiye kumwe ko nawe bazamujyana muri dushe hoya ntago bazamutwara muri dushe gusa uko mbibona uko ubibona yego
kantu niko nshaka uko ubibona uko mbibona Yego. mama wa Simbi azahita yanga Cyusa urumva aya njye niko mbibona ntago yamubwira ngo babane kandi yaramuteye inda kuki Fabiola yabamufata kuriya noneho none se uri guriya baravukana ariko umwana wawe reka nkubwire umwana wawe ari umwana wawe sibyo umwana wawe ari umwana wawe wapi rwose nose ka nkubwire mwese iyo umuntu wese abantu iyo bamaze gukura umuntu akagira ikibazo dusapoze reka tubivuge neza ufite umwana wawe ari ku ishuri abuze minerivare baravuze ngo bagiye kumwirukana ufite n'umuvandimwe wawe yabuze yo gukodesha inzu ninde ufite amafaranga wese akeneye amafaranga 50 kandi ufite 50 inshuro imwe gusa kandi uri kumva wagatanze 50 ku munyeshuri no ku muntu muvukana ko 50 nawe akishyura inzu icyo gihe kandi uwo mwana wakakubwira ngo tugiye muri examen ati ntago ndi bukore examen narishyura ayo mafaranga wahanda amafaranga burya iraso koko waya wahanda amafaranga waratangiye ninde waha amafaranga ninde waha amafaranga gusa nyine oya wishaka ngo gusa nyine ninde waha kona ninde waha amafaranga nayaha umwana wawe none hariya rero ikintu kizakora no gukunda umwana kuruta umuntu mugize gute mufite icyo mupfana ese mwaba mufite icyo mupfana cyangwa mwaba muvukana ubwo ni byose nyine ubwo n'uruvange oya mufite icyo aho ngaho nanjye nakubaza nahagiraho ikibazo reka tuganire ku muntu muvukana n'umunuza n'umwana wawe n'umufamiliye nyine cyangwa se n'umwana wawe umufamiliye n'umwana wawe ni ibintu bitandukanye cyane noneho ku muvandimwe n'umwana wawe mwese muba muri amaraso amwe mba numva ari nta kibazo niko se we urakoze tunasoza ahubwo kadusoza dutegereze ku munsi harya ejo harya ubwo uyu munsi yarangiye gute harya akantu yarangiye ukuntu yarangiye turebere utubwire turebe turaguze umutwe turebe uko ejo bizahita bikomeza nayifashe no mu mutwe buriya nkunda inzira y'umusaraba nayivuga yose nkayirangiza nayirebye inshuti zanjye abantu bateye nkanjye mukunda filimi mukore subscribe please na comment ukuntu yarangiye ngiye kubikubwira yarangiye ndakomeza ndebe hano yarangiye iribagiza aje gukora isuku muri toyi noneho yumva wabonye ukuntu yamukanze ariko mana yanjye gusa nyine uriya mubyeyi ntago mwanga nasetse ndumirwa gusa abantu bateye komenti mva byari hatari nanjye none kabisa ukuntu yahise amukanga ngo ngiye kuzana urufungu nayo ngiye gukubura muri toyi igosha gusa nyine abantu bakunda iribagiza ndamukunda uriya mwana azi gukina filime guys reka dusoze reka twisoreze umwana mose utamufata akunda iribagiza bikomeye cyane noneho Cyusa mana iyo nkuru nzayibabwira ubutayu ukuntu akunda Cyusa njyewe oya ntago ari wowe dano undi muntu turi kuvugana hano naringize ngo ni njye ntago ari wowe se yaba ari ntago yaba ari wowe umuntu ukunda akazi akoramo nyine ukabona arabikunze cyane nawe niba ukunda akazi kawe menya ko ngukunda bye bye guys reka rero tubashimire mwese twabanye kuri Muyenzi ndagira ngo niba ari ubwa mbere uhageze nyamuneka mbabarira kandi subscribe like share na comment munambwire comment yuko kambongorera tabyumva mumbwire uko mwabonye uriya mwana uri imbere ya kamera yego noneho reka dusoze tubashimire ukomeze bugire byiza rero Imana ikomeze barinde shout out to them